akarenga ko leta yatanze ibiryo byo kuduha tuzagura mu nzu bituma tukirinda icyo cyorezo kandi ni ukuri mu by'ukuri tudasohotse ngo tujye gushaka ibyo kurya mu by'ukuri tubonye ibyo kurya twakubahiriza amategeko natwe ntabwo twishimiye kwicwa n'icyo cyorezo kandi natwe icya mbere twaharanira kukirwanya kikatuba kure ariko kubera inzara. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 benshi bamaze kumenya ku izina rya coronavirus, leta y'u Rwanda yafashe ingamba zirimo gusaba abaturage kuguma mu rugo, akazi henshi karahagarara ndetse n'izindi serivisi zitandukanye zirahagarara. Ibi byari mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'iyi ndwara yandura mu buryo bworoshye, haba mu kwegerana birimo gusuhuzanya, gukora aho urwaye iki cyorezo yakoze n'ibindi, ndetse no gukora ku matembabuzi y'uyirwaye, kuko ibi biba bishobora gutuma wandura mu buryo bworoshye. Ubwo twakoraga iyi nkuru, umubare w'abamaze kwandura mu Rwanda kugeza ubu uragera kuri 70. Mu ngamba leta y'u Rwanda yafashe harimo guhagarika ingendo z'indege ziva cyangwa zinjira mu Rwanda, gusaba abaturage kuguma mu ngo zabo bagasohoka ari uko ibyo bagiyemo ari ingenzi cyane. Ibi byanatumye akazi hamwe gahagarara, ariko leta y'u Rwanda nabyo iza kubitekerezaho, yiyemeza gukora uko ishoboye igafasha abatishoboye kuba babona ibikoresho by'ibanze bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, birimo n'ibiribwa. Mu ijambo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda mu mpera z'iki cyumweru, nawe yabishimangiye asaba abanyarwanda gukomeza kwirinda ndetse anabizeza ubufasha kuho bishoboka, ariko yongera gusaba abanyarwanda kuguma mu rugo kugira ngo iki cyorezo kidakomeza gukwirakwira. Tuzi neza ko ibi bihe bitoroshye byahungabanyije imibereho y'abanyarwanda benshi ndetse mu gihugu hose. Turabasaba rero ko mwihangana, turatera intambwe nziza, ntabwo dukwiye gutezuka. Leta izakomeza gukora ibishoboka byose ngo ifashe abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye. Ingamba zarafashwe n'izindi zizafatwa kugira ngo abikorera bubake uburyo bakomeza gukora muri ibi bihe. Inzego zitandukanye zizategura uburyo abatishoboye bafashwa, hasigaye kubyihutisha. Gusa nubwo ibi biribwa byatangiye gutangwa hirya no hino mu gihugu hose kugera ku rwego rw'umudugudu, hamwe na hamwe ntabwo byoroshye kubona ibi biryo, kuko hamwe barabirwanira ahandi bakanenga uburyo byatanzwemo. Uyu mubyeyi w'umugore atuye mu murenge wa Kigarama mu mujyi wa Kigali, ari naho twatembereye. Ntiyashimishijwe n'uburyo bw'itangwamo ry'ibiribwa ryabayeho mu gace ke. Aciye ku ngo zacu, nanjye ndi umumama, nta mugabo ngira, abana batatu, nakodesha, hari ibiraka by'ubuyede cyangwa guhingira abantu. Abana banjye bararembye baheze mu nzu kubera inzara muri iyi minsi. Hakurikijwe iki? Hakurikijwe kugira ngo abaturage babone ibyo kurya. Uyu mugabo we ahamya ko aho kwicwa n'inzara ngo wakwicwa na coronavirus, kuko ngo n'ubundi ntacyo bimaze kubaho udafite icyo urya. Kwicwa n'inzara twaba dupfuye, tugiye gushaka kwicwa n'inzara akarenga ko leta yatanze ibiryo byo kuduha tuzagura mu nzu bituma tukirinda icyo cyorezo kandi ni ukuri mu by'ukuri tudasohotse ngo tujye gushaka ibyo kurya. Mu by'ukuri tubonye ibyo kurya twakubahiriza amategeko, natwe ntabwo twishimiye kwicwa n'icyo cyorezo kandi natwe icya mbere twaharanira kukirwanya kikatuba kure. Mbere gato y'itangwa ry'ibi biribwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa by'ibanze, hari habanje kubaho kubarura abaturage badafite ubwo bushobozi. Gusa hamwe na hamwe abaturage bavuga ko bitabanyuze uburyo babaruwemo. Nanjye mvuye kuntuza ku kagari, ngeseyo barambaza ngo mbese uje kugira ute, ntafatinje kwiyandikisha. Barangije barambaza ati barambwira ngo ntabwo turi bukwandike, twagukuyemo ngo kubera ko ufite ibintu, ngo ntibishoboka ko tugomba kukwandika. Ahantu ho byapfiriye kuntuza ku bayobozi, aribo bari kunjinja ngo mfite ibintu kandi nta bintu byo mfite, ari inzu gusa yo mfite, nta kindi kintu cyo mfite. Aho niho byapfiriye, abayobozi nibo bagiye bari kudutanga. Icyo nsaba leta ni ubuvugizi kugira ngo bangwaneho
barebe ko iyo mitungo yo bari kunjinja niba ntahari nanjye ndi gusaba ubufasha kugira ngo nanjye bamfashe. Nari maze iminsi mu rugo, umugabo yajyaga mu kiraka, yaba atagiye mu kiraka ndi tujye, kandi mfite n'ubumuga butanyemerera kwikorera imizigo, nirirwa mu rugo nta kintu ngora. Iyo umugabo yagiye niho tujya, yaba atagiye ndi tujye. Ubu turi mu rugo n'abana, ni gutyo tubayeho. ajya ku muturanyi ngo aramuhamagara ati ngwino hano, araza uwo muturanyi yari yicaranye n'undi, noneho ashaka kubihisha abigira ibanga, wa undi bicaranye ntabimenye. Aramubwira ngo noneho ngo ngwino nkubwire. Undi aramubaza ati se niba mugiye gutanga inkunga ko twese dushonje mwaduhaye? Aramubwira ati hoya. Aramubwira ati arimo abwira uwo muturanyi, aramubwira ati ntabwo ari inkunga, ahubwo turagira ngo atizana bya bipapuro byawe by'umuriro tukurebere yuko byemera. Niyo mitwe bakoresheje, ariko kubera ko itangazo twari twaryumvise banditse mu ibanga, kandi muri abijana ngewe ntabwo ndimo. Muri lisite yagiye aba bose bahagaze aha nta n'umwe urimo, kandi muri abijana tugiye tubonamo abantu bagiye bifashije bishoboye muri iyo mifuka y'imiceri nibo babijyanye. Noneho twigarukire ku by'icyorezo. Murabona kuba mungana gutya nta ntera iri hagati yanyu bidashobora kubateza icyorezo cya coronavirus? Icyorezo cya mbere n'iryo icyorezo coronavirus ntacyo bitubwira. Badukemurira ikibazo cy'inzara. Hano hari ababyeyi bafite abana bari kwicwa n'inzara. Niyo bavuze ngo ni inkunga y'abakire amanitse muri uru rwego, kabiri guhabwa abakire. Ese ubona abakire nk'abaturage murakora iki kugira ngo mubashe guhashya kino cyorezo? badukorera serivisi nk'uko twisanzwe. Ese murabona ikibazo ari ubuyobozi bwanyu? Ikibazo n'ubuyobozi babakora nk'uko bavuye wa minisitiri babakuriyeho, natwe tuzajya twiyandikira n'abize primaire natwe tuzajya twiyandikira. Bara nta kintu bamaze, ntacyo bari gukina. Leta y'u Rwanda irasaba abanyarwanda kwirinda guhana ibiganza, guhererekanya amafaranga ndetse n'ibindi bishobora gutuma wandura cyangwa wanduza abandi. Igasaba kandi ko uwagira ibimenyetso by'indwara birimo nko kugira umuriro, gukorora no guhumeka nabi ko yakwiyambaza nimero ariyo 114 bityo akaba yahabwa ubufasha. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.